Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza. Gukunda birenze urugero, gukora cyane birenze urugero, ibi byose bifitanye isano n'ibikomere byo mu bwana. Gukora birenze urugero ni ikimenyetso cyerekana ko mu buryo umuntu atabasha kugenzura inconsciemment habayeho kwangirika kw'imikorere y'umubiri mu bijyanye n'imitekerereze ndetse n'amarangamutima. Ni gute wamenya ibi ngibi kandi wahangana nabyo gute? Ikaze kuri Kwizera Birenze Official. Niba utarakora subscribe, ikora ubu ngubu. Kanda like. Sangiza abandi ibi biganiro maze turusheho kunguka. Imyifatire irangwa no kwirundurira mu kazi birenze urugero, birenze igipimo. Ugakora ibyo ushinzwe ubutaruhuka kugeza naho wiyibagirwa. Ariko se gukora birenze urugero, gukora ibirenze ibikenewe bivuze iki? Mu Gifaransa baravuga ngo tout excès est mauvais. Ibirenze urugero byose bihinduka bibi. Bivuze gukoresha imbaraga z'umurengera mu buryo bw'umubiri n'amarangamutima ku buryo akenshi bitera umunaniro ukabije, surmenage professionnel. Abantu bakora birenze urugero batyo bakagera ubwo biyibagirwa, bagakora ubutaruhuka, bahorana umunaniro n'intege nkeya, yaba mu mibanire n'abandi no mu buryo bw'umubiri. Ibi biba bishingiye ku kuba batakaza imbaraga nyinshi z'ubwonko mu nshingano zabo. Ubundi buryo bwose bwo kurenza urugero, yaba mu bucuti no mu rukundo, nabwo burangwa no kwirundurira mu nshingano, mu gikorwa uko wakabaye, utizigamye ndetse ku buryo urengeje igipimo. Ibi byose bihinduka intandaro yo gucika intege k'umubiri, burnout, kuko imbaraga zihatakarira mu buryo butitondewe, ziranegekara rwose. Ibi bigabanya imbaraga z'umubiri kugera ku rwego rwo hasi cyane, bigwabiza imbaraga z'ibitekerezo n'iz'amarangamutima, ndetse bigatera umuntu kwitakariza icyizere bikabije. Muri make, gukora cyane bitandukanye no gukora birenze urugero. Gukora birenze urugero turabihuza neza neza no gucika intege, burnout, bibaye impuzanyito. Iyi mikorere irangwa no kwirundurira mu kazi utagira rutangira, kurenga imbibi z'imbaraga n'ubushobozi byawe. Ariko iyi myitwarire irangwa n'iki? Ni ukutamenya kuvuga oya. Ni ugukora uko ushoboye, ugakora ibirenze ngo ushimishe abakuyobora. Kutamenya gushishoza no gutandukanya ikibi n'icyiza. Ni ukwitakariza icyizere. Ni uguharanira guhabwa ishimwe no kuzirikanwa. None si ibi biterwa n'iki? Ko tubonye ibi biranga. Kenshi na kenshi uzasanga abantu bagira imyitwarire nk'iyi babikomora mu bwana bwabo, bakiri ingimbi n'abangavu. Usanga muri icyo gihe barahawe uburere bumeze nk'irushanwa, batugomba gutsinda kugira ngo wemerwe, kugira ngo ukundwe, n'ibindi n'ibindi. Kwigereranya n'abavandimwe, kubura agaciro k'umwe mu babyeyi, kubura ubwuzuzanye mu muryango, aho usanga umubyeyi w'umugabo mu rugo yica agakiza, naho umubyeyi w'umugore nta jambo agira. Ugasanga umwana aharanira gukora ibirenze ngo ashimishe uwo abona ko ari umunyabushobozi mu muryango, bityo agakurana ingeso yo gukora birenze urugero. Mu buryo bwo kugira inshuti no mu rukundo, ukunze gusanga abantu bagira imyitwarire nk'iyi nabo babikomora mu bwana bwabo, bakiri ingimbi n'abangavu. Usanga muri iki gihe batereretswe urukundo no kwitabwaho. Usanga batararetswe urukundo no kwitabwaho. Usanga bararezwe n'ababyeyi barembejwe n'uburwayi, bafite agahinda gakabije,
depressive. Usanga hari icyuho mu mibanire y'ababyeyi. Usanga umwana asa n'iyiragira ikicyura. Ese ni uwa papa cyangwa ni uwa mama? Ubusanzwe umwana ni uw'ababyeyi bombi. Usanga barigishijwe iyobokamana mu buryo utarikurikije ahabwa ibihano. Iyobokamana ritarimo kwitanga bivuye ku mutima. Izi ngero zose tuvuze haruguru nta gushidikanya zishobora kwiyungikanya. Umwana azahora yumva ko hari umworera, agomba guhora asiba, agomba kugira ibyo asana ngo arebe ko yagira umwanya we no kumva akunzwe. Nakura n'ibyo azakurana. Yumve ko agomba gufasha abandi ngo akunde ababoneho umwanya, ariko birangire yibagiwe, ku buryo yibagirwa burundu n'ibyo akeneye mu mibereho ye. Imyitwarire umuntu nk'uyu akurana y'intego yo kunezeza abandi ngo bazamuzirikane imwiremamo mu buryo atabasha kugenzura inconsciemment. Uhereye mu bwana bwe, iki kigombero cyangwa iyi condition ituma umuntu yitanga birenze akibagirwa, kandi amaherezo akenshi bimuviramo agahinda gakabije, kwitakariza icyizere, cyangwa akitwara mu buryo budasanzwe bwamushyira mu kaga, kubatwa n'ibintu runaka, kwishora mu busambanyi n'ibindi. Kenshi na kenshi umuntu nk'uyu azarangwa no kwiyemera n'ibindi bisa nkabyo, kuko umeze atyo iteka aba ashaka kwigaragaza neza. Bene uyu muntu aba ashaka iteka kunezeza abafite ububasha runaka kugira ngo azibe icyuho cyatewe n'ingaruka z'ubuzima bwangiza yakuriyemo. Ibi ngibi abikora mu buryo nawe atazi cyangwa atabasha kugenzura. Ese wakora iki mu gihe wabaswe no gukora birenze urugero ukibagirwa kandi ugakunda birenze igipimo? Yibutse ko ikirenze urugero cyose atari cyiza. Tout excès est mauvais. Niba tuzi ko amagi ari meza, uwabasha kurya 7 icyarimwe ntacyo arushije uwariye igi rimwe cyangwa 2. Uwariye byinshi cyane hari ubwo bimugiraho ingaruka, ejo ntabashe kubona imbaraga zo gukorera ibindi. Gukora cyane ni byiza, gukorana umwete nicyo duhamagarirwa. Kugira umurava ntako bisa, ariko gukora ukageza ubwo wibagirwa ni ikosa. Mbese wari uzi ko n'imashini zigira umwanya wo kuruhuka? Mbese wari uzi ko hari ikiruhuko cya buri munsi, daily, aho abenshi mu ijoro dusinzira rwose bitewe n'akazi ukora? Nyuma yo gukorana umurava ku munsi tukongera gusubizwamo intege, habaho n'ikiruhuko cya buri cyumweru, weekly, tugacaginga bateri z'imibiri yacu. Niba wisanze muri iyi nkuru, ndakugira inama yo gushaka ubuvuzi bukwiriye. Gana ivuriro. Abahanga mu by'imitekerereze bagufasha kugira imyitwarire, imitekerereze n'ibyiyumviro bikwiriye.